niho twaganaga rero ahantu twarimo tugana ahantu hari inzoka nyinshi cyane, nyine batubwira ko nyine byanga bikunda tutari buze kubura inzoka duhura nazo. Umva turagenda umukobwa mutoya kabisa, urareba ukuntu umukecuru ashaje, atekera umukobwa mutoya nawe yajyagayo, nawe nyine yagiye abwirwa amateka gutyo nkuko natwe yatubwiraga. Urumva ko atari inkuru ije aka kanya, ni inkuru nyine yabayeho bya hatari byoroshye. Gusa nta n'ushaka kutembererayo uzambwire nkujyaneyo, bahita Mpushi. Nyine ibintu byose ndi kubabwira nyine no kugira ngo nkubwire uburyo urugendo rwa rumeze. Tuzabona umuntu yazamutse ari hejuru ku musozi ngo ugire ngo nyine biroroshye, cyangwa se ubone ari gufata udufoto, ubone udufoto turaryoshye baje nyine birase n'utahagira biraryoshye. Wapi, kuko nyine mu rugendo habamo inzitari, mu rugendo habamo gutsitara, habamo gucikiriza inkweto zigacika, habamo inyota ukabura icyo kunywa, iminwa ikuma, imihogo ikuma. Nyine mu rugendo ntabwo biba byoroshye, ariko abantu benshi nyine bageze ahantu hejuru on the top batatu byari byoroshye, urugendo rwawe rworoshye. No my friend, niyo mpamvu rero nafashe iyi record kugira Hello guys, our CEI Empire. Umva ngiye kubereka uburyo twarimo dutembera, ariko yari inzira ndende bya hatari. Umva twatangiranye n'abasista bakeya, njyenyine twenyine, abandi babuze, abandi kugenda byabananiye. Umva nkuko ariko tureba, uri kubona uburyo twagendaga, izuba ryatwishe, izuba ryari ryinshi bya hatari. Noneho umva twebwe rero turabimenya, tumenya ubwenge kare, twitwaza ibisheke. Areba igisheke nari mfite, urebe igisheke Bonfisi yari afite, umupete namukunze bya hatari, yagenda antera story. Umva agenda ambwira uburyo abakobwa batazi kugenda yambwiraga uburyo batazi kugenda byabananiye, kandi koko uri kureba uburyo twabasigaga. Ariko rwari urugendo rwiza. Umva rwa rugendo twakoze ku cyumweru, ubwo hari ku itariki 16. Umva turagenda koko turagenda. Noneho aba bakobwa bari bazi ngo ni ahantu hafi horoshye kandi byoroshye kuhagenda, ariko byabatonze bya hatari. Umva ngenda ngutera story uri uburyo byari bimeze, ariko biba ari ibintu byiza bya hatari. Ibi ngibi nta muntu apfa kubyibagirwa, kuko haba harimo nyine imvune no kwigora, ariko noneho ibi ntabwo wabyibagirwa. Reba uburyo twarimo tugenda tujagaraye, ubona dusa nabi twasaga nabi, ariko gahunda yari kugera hejuru mu misozi bya hatari. Ni urugendo rushobora gufata nk'amasaha nk'abiri. Ibaza amasaha 2 uri kugenda n'amaguru, uri kumva ko bitoroshye. Twagiraga n'amaguru bya hatari, ariko kubera story nyinshi twari dufite, twabashije kuba twahagera neza, tuhagera nta kibazo. Ariko nyine umva byari bigoranye kujyayo, byari bigoranye. Urareba uburyo umuhanda waho umeze, uri kureba uko nari mu cyaro cya hatari. Umva ntabwo byoroshye. Gusa nta n'ushaka kutembererayo uzambwire nkujyaneyo, bahita Mpushi. Mu bitare hejuru bya hatari, ariko ntabwo biba byoroshye. Uragenda ukaruha. Urareba uburyo umukobwa mwita Sandrine, uburyo byari byamutonze kugenda. Shakira we byari byanze kubera umubyibuho, ariko umva kubyibuha rero n'ibibi bya hatari. Umva noneho abantu badakora siporo abantu badakora siporo bafite ibibazo, mufite ibibazo abantu badakora siporo. Reba uburyo byari byamunaniye kugenda, kandi ari n'ahantu wavuga ko ari nk'iwabo. Byamunaniye bya nyabyo kugeza nawe ashaka ko tumuheka. Uri kuri uwo mukobwa rero twabasha kumuheka ntakareka, ntabwo byari bukunde. Ariko umva mukore siporo bantu banjye, mukore siporo abantu badakora siporo, kuko hari igihe urugendo rushobora kugutungura. Hari igihe ushobora
kubura moto cyangwa se imodoka ikaba yabura, bikaba ngombwa kugendesha n'amaguru. Ariko ndero uburyo byari byamunaniye, umva yahagiye, noneho ugeze kuri Latifa baba we yagezeho n'inkweto zimucikiraho. Suko inkweto zamucikiyeho, ibaza umuntu ugiye kujya mu rugendo rurerure akagenda yambaye n'inkweto zidafunze, byagezeho agendesha amaguru, umva yatashye yabaye ibisebe kabisa. Ariko nyine yahigiye, yari ibintu byiza. Twahuye n'umukecuru aratuganiriza, dutera story ndende, atubwira uburyo umwami koko Ruganzu yahageze. Ariko nashatse kumufata amashusho, ariko umva yaramereye nabi, yarankubise. Ariko twaganiriye, munamufasha amashusho nyine, ageze akagenda yemera gake, genda nanjye muryoshya, birangira yemeye. Atubwira uburyo Ruganzu koko yahageze ari kumwe n'abagaragu be n'imbwa ze. Sinzi niba n'inka zari zihari, kuko yatubwiye ko hari ibinono by'inka, amajanja y'imbwa, ariko nyine byose twagiye tubyemera, kuko ni umukecuru ushaje, ubona afite nk'imyaka wenda nka 85 cyangwa se iri hejuru yayo. Ariko nyine duteye story nyine, tugeze mu nzira tutaranagira, tubura nk'iminota nk'ingahera, twaburaga nk'iminota nka 30 ngo tuhagere. Tuba turahuye, adutera story, turaganira, mu gihe natwe turi kuruhukamo. Ndamwegera, ndamubaza mubase mukecuru koko ibintu bivugwa ahangaha Mpushi nibyo, ese amateka y'ahangaha koko byabayeho? Umva nawe ati akiri inkumi, akiri umukobwa mutoya kabisa. Urareba ukuntu umukecuru ashaje, ati akiri umukobwa mutoya nawe yajyagayo, nawe nyine yagiye abwirwa amateka gutyo, nkuko natwe yatubwiraga. Umva ko atari inkuru ije aka kanya, ni inkuru nyine yabayeho bya hatari. Umva namukunze umukecuru bya hatari, aratuganiriza. Noneho ndamuha ati se mukecuru ngubu twagira naye ngubu wabasha kugerayo? Ariko nabibonaga ko atabishobora, twaganiraga kugira ngo ikiganiro kigomeze kuryoha. Atubwira ko ngo batagerayo, nyine amaze gusaza, ariko nawe akiri umukobwa, akiri urubyiruko nkatwe, yagiye agatembererayo akajya kureba amateka, ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda. Nawe nyine twumva dutuye motivation ya hatari, twumva duhaye imbaraga. N'abandi bakobwa twari kumwe, umva akanyabugabo karaza, noneho nyine bumva imbaraga ziraje. Twongera kuzamuka dufite courage bya hatari. Ariko n'ubundi twari tutaragira ahantu hazamuka bya hatari, ndaza kuhabereka. Twari tutaragira ahantu hazamuka noneho bya nyabyo, kuko iyo umaze kuzamuka ugeze hejuru nibwo bati ndahageze noneho. Ubwo urugendo rwawe rucyoroshye, turagumye turagenda. Ariko noneho batubwira ko hari ahantu haba hari inzoka nyine, rero n'izuba ryariho nyine, za nzoka zigendera ku zuba, noneho zishoro zimwe z'umunya zinaguruka. Niho twaganaga rero, ahantu twarimo tugana ahantu hari inzoka nyinshi cyane. Nyine batubwira ko nyine byanga bikunda tutaribuze kubura inzoka duhura nazo. Umva turagenda dushaka, twari twitwaje n'amazi yo kunywa. Umva aba yashyushye bya hatari, umva harashyuha ku buryo tutabasha kubona nyine uburyo twanayanywa nyine, kandi inyota yari itwishe. Niba ibisheke rero twari dufite ntabwo twari kubasha kubirya, bitewe n'uko nyine ntabwo twari kuhita turira impamba ku nzira aka kanya. Reka twihagazeho, turavuga ngo imbere turahabona amazi yo kunywa. Noneho umva tugeze imbere, dusanga rero ahantu umugezi warakamye, umusore wari uharyamye nawe yategereje, yayabuze. Mana yanjye, tora ni ibintu bikomeye bya hatari, byari bikomeye. Ariko turabangurika aya mazi tuyibikire, byanga bikunda turaza kuyanywa tugeze ari ku musozi, cyangwa se turataha n'ubundi nimugoroba amazi nyine yakonje, nyine agashyuhe kavuyemo. Tujirengagiza turagenda, tutangira kugenda. Ariko noneho abakobwa twari kumwe, kwihangana byabananiye, batangira kurya ibisheke, batangira kubirya nyine bakiri mu nzira.
ariko ngewe na Bonfils reka ntabwo twari dufite gahunda yo guhagarara cyangwa se gahunda yo gutuza. Twafatiyeho bya hatari turakomeza turagenda nyine, kuko twari tuzi ko ahantu tugiye byanga bikunda ni kure. Nidutangira kurya ibisheke rero ntabwo turi buze kugerayo. Nundi nawe rero mu rugendo rurerure utaragera no muri kimwe cya kabiri, ntuzigere wicara ngo uruhuke, ahubwo ufatiraho nyine uruhuke rimwe na rizima. Rero nge na Bonfils twakomeje turazamuka. Abandi basista twari kumwe, Latifa, Shakira na Sandrine, batangira kurya ibisheke. Umva noneho dore kubura imbaraga, sasa babura imbaraga, noneho bacika intege kugeza aho natangiye kujya kubakurura. Batangira nyine kugenda gakeya, tubona biri buze kudutera stress, kandi abandi twari kumwe nabo bari kutubwira ko nabo bari mu nzira ahubwo benda kudutanga, kandi twe twagiye imbere yabo. Nkibaza ngo ni gute turi buze kugenda, ni gute bari buze kuhadutanga kandi twe twagiye kare. Numva ubwo bugwari simbushaka muri timu twe twajyanye, ndabati timu twajyanye ngomba kuwapushinga bya hatari paka tugezeyo kandi bagenzi bacu tubatanze, kuko numva mfite ishyaka ryo ko tugomba, niba twagiye imbere tugomba no kugerayo mbere. Umva nge na Bonfils turazamuka tugeze hejuru ku musozi, tutaragira ko ahantu tugomba guterera bya nyabyo. Mbona abasista nyine bacitse kime, mbona nta mbaraga bafite. Ndavuga ngo turabigenza gute? Turicaranye na Bonfils turabarinda. Noneho ku bw'amahirwe bamaze kugera aho twari tugeze, babona umwana abahereza amazi yo kunywa. Noneho nyine akabaraga kabakaraje, ariko twase dutambika ahantu hari agahanda, tutangira gutambika, turatambika turagenda. Reba nyine uburyo twari dutangiye noneho kubona nyine ahantu hagendeka. Sasa rero hantu rero haba inzoka, hantu haba inzoka rero nubwo twari dutangiye rero kwinjira akayira kaho. Umva ubwatsi nyine bwaho bwarumye, nyine uri kubona hameze nabi bya hatari, ku buryo uramutse hatakayemo nk'ikibiriti kiri nako nk'umwambi uri kwaka, yewe gaye hahita hashya. Noneho mu mutima nibazaga ngo ese ahantu niramuka mpabonye inzoka biri bugende gute? Numve ngo twazamutse nyine dutangira kuzamuka, noneho ntihagendeka, harazamuka bya hatari. Bonfils ariko abari imbere, aba yakomeje. Umupeti bita Bonfils rero, umva namukunze bya hatari, nyine afite courage, nyine ashoboye kugenda, nyine yamenye no kwitanga kabisa, kuko ni umwana wiga mu wa 5 primaire, ariko yari aturi imbere agenda abasha kutwereka amayira, atwereka inzira nyinshi kandi za bugufiya. Turagenda mbona Bonfils tangiye kuharenga. Naye ndabati nka coach, reka nzamuke ngerageza gushyiramo imbaraga, ndazamuka bya hatari. Ariko bashiki bacu bari inyuma, yari intambara itoroshye, kuko noneho babyabananiye. Wumve ngo bakuyemo n'inkweto, kandi wumve ngo ahantu bakuyemo inkweto hameze gute? Ni ahantu haba inzoka. Ubwo uri kumva risk bari barimo. Ndabata abantu noneho bakuyemo inkweto, kandi bazi ko ahantu hashobora kuba haba n'inzoka cyangwa inzoka zahakurira. Ndati ibi ni ibibazo, ariko Imana yabanye natwe, turagumye turazamuka. Tugeze hejuru rero dutangiye kugira ku bitare bya mbere, turicara dufata amafoto, turifotoza nk'abantu. Noneho babona ko ahantu twifuje kugera tugiye kuhagera. Nyine mbese nyine ahanga ibyo bitare bikwereka ko nyine urumva ko wageze hejuru, nyine ahantu mu bitare, noneho agasozi kariho ibitare. Bararuhuka, ariko hakirimo inzira igoye. Umva hari ahantu igisheke cyaducitse twari tukibuza, ariko nyine ibintu byose ndi kubabwira nyine no kugira ngo nkubwire uburyo urugendo rwa rumeze. Tuzabona umuntu yazamutse ari hejuru ku musozi ngo ugire ngo nyine biroroshye, cyangwa se ubone ari gufata udufoto, ubone udufoto turaryoshye, bataha abaye nyine birase n'utahagira biraryoshye. Wapi
kuko nyine mu rugendo habamo inzitane, mu rugendo habamo inzitane, mu rugendo habamo gutsitara, habamo gucikiriza inkweto zigacika, habamo inyota ukabura icyo kunywa, iminwa ikuma, imihogo ikuma. Nyine mu rugendo ntabwo biba byoroshye, ariko abantu benshi nyine bageze ahantu hejuru on the top, batati byari byoroshye, urugendo rwawe rworoshye. No my friend, niyo mpamvu rero nafashe iyi record kugira ngo nyine mbabwire uburyo urugendo rwacu nk'aba CEI Empire rwagenze, kugira ngo nyine utaza kugira ngo twagiye hejuru byari bitworoheye, ejo bundi utazifuza kugendana natwe ukavuga ngo tinaye ndashaka ko tujyana. My friends, umva iyi video yose uyirebe uyirangize, wumve iyi VN yanjye yose uyumve kabisa, wumve ko uburyo bitari byoroshye nyine uri kubyirebera. Ntabwo biba byoroshye pe, kugira ngo ugere ahantu hejuru ushaka kugera. Nyine no mu buzima busanzwe ntabwo nyine kugera ku kintu cyiza cyangwa se kugera ku ntsinzi ari ibintu biza gutyo gusa, cyangwa se ari ibintu byoroshye, ahubwo bisaba nyine guca muri izo nzira zose z'inzitane, ugaca muri izi nzira zose ubona zigoye, ukemera gutsitara, ukemera mbese kugira icyaka, ukemera guhura n'imbogamizi zose uhura nazo mu rugendo, ariko target ya cyangwa se purpose yawe ari ukugera hejuru ku gasongero nk'uko twari twabyifuje nk'aba CEI Empire. Rero ntabwo nababwiye aba CEI Empire rero twari kumwe n'abanyempano babarizwa muri CEI Empire. Empire urumva ni ikintu cyagutse, rero tugiramo abanyempano benshi cyane. Harimo abanyamakuru, harimo ababyina imbyino gakondo, hari ababyina izi mbyino z'abazungu zaturutse hanze nyine, cyangwa se dance moderne. Hakaba harimo abantu bakina amafilimi, hakaba harimo abantu bafotora, hakaba harimo abantu ba editor. Mbese nyine harimo abantu benshi n'abanyarwenya nyine, umva harimo benshi cyane. Rero twari twajyanye rero n'abo ngabo ba member ba CEI Empire. Hari abatabashije kuboneka, hari abagiye ku ishuri, hari n'abandi bari muri zindi gahunda. Wumve ngo nyine turi timu ngari nini bya hatari, ariko turabatirika dukobize. Rero nyine niyo ngibi by'urwo rugendo rero nibabwira ko bitaba byoroshye. Tuzabona umuntu yageze ku gasongero ngo biroroshye. No, ntabwo byoroshye. Umva bisaba nyine kubira icyuya nk'ibyo ubona twabize. Rero twakomeje tugeze hejuru nyine hariya ku gasozi, tugeze hariya hejuru nyine neza Impushi byanyabyo. My friend, nyine ntabwo wongera kwibuka nyine za mvune zose. Nta muntu n'umwe wongeye kwibuka imvune yahuye nazo. Reka nta n'umwe. Wumve ngo bahise batangira kwifotoza, batangira nyine kuruhuka, bamwe dutangira kurya ibisheke, abandi batangira kurya ibyo bari bitwaje. Ariko wumve ngo nyine nta wongeye kwibuka imvune yahuye nazo nyine mu rugendo. Wumve ngo byahatari nyine ugeze ku ntsinzi ntabwo wongera kwibuka iby'urugendo, uburyo watsitaye, uburyo nyine wahuye n'inzitane. Niyo mpamvu buriya umva intsinzi iraryoha my friend. Success, umva iyi success yanagura bya bindi byose bibi nabyo wahuye nabyo mu nzira igeze ku ntsinzi. Rero nibyo byatubayeho nk'aba CEI Empire. Tukimara kuhagera nyine twidagaduye, turifotoza, dutangira kurya impamba zacu nyine nk'abantu bageze ku gasozi. Turishima nyine. Uri kureba n'icyapa cyo kugira ngo congratulations, now you are on the top. Mpushi adventure nyine. Umva nyine n'abantu bashyize icyapa aho ngaho barabizi nyine ko ugeze aho ngaho nyine. Umva ubu wakoze urugendo rutoroshye nyine, uba wakoze ibintu bihambaye bya hatari. Rero natwe twasatuye ati congratulations. Ariko tukigira aho ngaho twari dutegereje indi timu yari iyobowe na Mr. J. yari afite nawe timu nini ngari iruta timu nini yitwaje nawe y'aba CEI Empire. Nabo bari bahatanye, harimo ba Samu, harimo ba Diane, harimo ba Kanyerezo, harimo ba Junakey, harimo ba Neri. Mbese bari benshi bayeme n'abandi bana benshi bo muri CEI Empire. Uriyo nako gapeti gatoya nako kari gahari. Umva rero nabo bari baje, ariko twabasize. Ni nabwiye ko twe dufite gahunda yo kubatangayo.
umva nabo bahageze turagira turifotoza turatembera n'abandi bana twahasanze b'Impushi. Hari abapeti banjye b'inshuti zanjye tuyaduhurira hariya mu banoza nyine ari Mpushi. Noneho abapeti turagira nyine baradutembereza baratuganiriza batwereka nyine ayo mateka. Wumva uburyo wumva ukuntu abana ari beza, nibo badusobanuriraga ngo ibyo ayo mateka ya Ruganzu abapeti turuta. Ariko nyine barasobanukiwe nuko byose bagiye babibona cyangwa se babiganirizwa n'ababyeyi babo. Natwe twemeye abana baratuganiriza bagenda batuyobora badusobanurira amateka y'aho ngaho, kandi koko tukagerageza kureba nyine ayo majanja bavuga ukayabona. Icyo gisoro turakibona, wumve ngo bamwe bicaye bakina igisoro biraryoha bya hatari, ariko wumve ngo byari byiza bya hatari. Noneho turangije Sonikizo yatangiye kwigisha, bamwe batangira kwiga utuntu two kubyina nyine. Buri wese yagizeho abanza kujya mu tuntu twe nyine, nk'umuntu wazamutse ku musozi buri wese aridagadura uko ashoboye. Turangije dufata ifoto nk'aba CEI Empire twese, nk'ifoto y'urwibutso nk'abantu bageze hejuru mu bitare, hejuru ku musozi hejuru kabisa. Turangije gufata agafoto rero dufata n'utuvideo. Umva umujama bita Kanyerezo abaraje adutera story, araza nyine adukinira ga sketch nyine nk'intumwa y'Imana, atangira kwigisha nk'uko Yesu yajyaga yigisha kera. Umva ariko byari byiza nyine, byari bisekeje. Natwe twakurikiye twumva story kabisa, yaradutera turabyumva byose. Umva ntabwo twari gusuzugura nyine, urumva nyine twazamutse dufite gahunda nyine kuba twakwishimisha nyine nk'abantu batembereye. Umva aratubeshya ariko harimo n'ibintu by'ukuri. Yatubwira ati mwihane ibyaha ibiki, kandi rero umva ntabwo ibyaha byabura rero nyine. Urumva harimo n'ubutumwa, wumve ko n'Imana yagendanye natwe kabisa, ntabwo ubutumwa bwabura. Ngayo nguko rero by'urugendo na Mr. Jonake araza abadukubitiyeho amakuru ngo ya entertainment kuri CEI Empire. Mujye muyabona amakuru ya entertainment. Umva araza nawe aratubwira nyine. Urumva twarimo tushaka no kwerekana impano zacu. Hari aba CEI Empire nyine bamwe batagira ama smartphone, batabasha kubona nyenda nk'ibikorwa tuye dukora, batajya bagera no muri studio za CEI Empire de. Numva noneho twabikoze live, noneho Kanyerezo arigaragaza nk'umunyamakuru wa CEI Empire na Jonake. Umva yari story ndende kabisa. Twahavuye nka saa 11:00 hafi nka 20 cyangwa saa 12. Noneho umva hari nijoro byari bigoranye, ariko nyine noneho gutaha urumva iyo wazamukaga, noneho gutaha no kumanuka. Twamanutse twihuta. Umva bamwe rero abageze mu rugo bitinze bahagereze saa 3 z'ijoro. Ngayo nguko urugendo rw'aba CEI Empire rwari rumeze. Ariko umva je nabikunze cyane, burankunda gutembera. Nawe niba wakurikiye ikino kiganiro cyacu cyangwa se mba wakurikiranye n'uru rugendo rwacu, ukaba hari ahantu uzi heza twazatembera cyangwa se twazahurira nawe, umva wandike muri comment tubwire ngo tugendane kabisa, cyangwa se nawe uzatujoininge muri CEI Empire tujye dutemberana gutya. Rero CEI Empire nakagaruka nyine muri CEI Empire dukoramo ibikorwa byinshi cyane. Hari ibikorwa bikorerwa no ku mbuga nkoranyambaga nk'uko nguko uri kugenda ubona ibikorwa byacu hano kuri YouTube channel. Hari n'ibindi dukora nyine byo gutegura ibitaramo, tugakora ibitaramo nyine tukagaragaza impano zacu. N'ibintu byinshi aba CEI Empire dukora. Umva CEI Empire ndayigukumbuje nawe, ndayigukumbuje kabisa. CEI Empire iraryoshye fo bya hatari. Rero umva najya nkubwira uko urugendo rwacu rwa rumeze. Umva nakagaruka rero ngewe, reka tuzasubire mu bindi biganiro. Ndabakunda aba CEI Empire, abantu badahwema kutugaragariza ko badukunda, abantu bakoze subscribe, abantu bajya batera like n'ama comment. Umva Imana ibaha umugisha kabisa. Reka dusubire mu biganiro
bitandukanye cyangwa se by'ubutaha, ngenda bakunda cyane, bayi.